Reka ngusuhuze udukurikiye. Turagushuje wowe ukurikiranye Kristo cyangwa Kwacu TV. Twifuje amahoro y'Imana aho uherereye hose. Kurikirana ikiganiro n'umutumirwa uyu munsi tugiye kwamamaza. Yes, turagushuje aho uherereye hose. Tukwifuriza umugisha w'Imana, tukwifuriza kugubwa neza, tukwifuriza ibyiza bibanirwa muri Yesu Kristo. Niba utameze neza humura, none ejo bikagenda. Yesu aracyari ku ngoma, aracyari umwami w'abami, ntagahinduka nta nubwo azahinduka. Iyi nta yindi rero ni televiziyo Kristo Gukiranuka Kwacu. Turi kwamamaza ahangaha. Bafite amavuta y'uburyo bwose, bafite ibikapu by'uburyo bwose kandi bihendutse ku giciro gitoya. Icyo wakenera cyose wakibona. Bafite amakaye, impapuro, bafite ibikoresho by'amabateri, bafite gurude ku bashaka gutwara amazi, bafite n'ibindi byinshi, amajenda, byose birahari. Dukorera i Nyagasambu ku isoko. Waduhamagara kuri telefone 0788 49 Okay, uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Mugisha Jean Claude. Agiye kubanurira ubuzima bwawe. Nyemerera tubane muri uyu mwanya kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kukubaho mu izina rya Yesu. Turasenga tuvuga ngo Mana, mu izina rya Yesu urera kandi urakiranuka, uri umwami w'amahoro. Ijambo ryawe tujye kumva, ndakwinginze cyane ngo rihembure imitima yacu, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri umwami w'abami. Urera kandi urakiranuka, uri mwiza, shyirwa hejuru data. Reka buri mwana wawe wese ugiye gukurikirana iki kiganiro, ugiye kumva gukora kwawe, mu izina rya Yesu ntunyemerere abohorwe n'amaraso yawe. Dusengeye abarwayi aho bari hose, imfubyi n'abapfakazi ubiteho kandi uduhe ibihe byiza, kuko uri umwami w'amahoro. Kandi tugira serivisi z'irembo. Bagira serivisi z'irembo, wabahamagara kandi kuri ya nimero twaguhaye. Bakorera i Nyagasambu ku isoko, wahabasanga. Yego, murakoze cyane. Katwumve ikiganiro. Kurikirana kandi ukore subscribe, share and comment kugira ngo tujye tubagezaho ibintu byiza, kandi ntibagirwe kwiyabonesha. Urakoze, Imana ikumere umugisha. Twakiriye Claude Mugisha guturuka i Kayonza. Katwumva ubwiza bw'Imana. Ndakwinginze cyane kugira ngo bare natwe, ntugende udashoje ikiganiro. Bahamwe natwe kugira ngo wumve neza ubu buhanuzi uko bumeze, mu izina rya Yesu, amen. Mu bushishi bwari burimo bwambuka ikiraro, burimo bugenda, ngo noneho ngo haza inzovu, ngo inyura ku kiraro, ngo igenda ikubitagura imirindi, ngo agashishi kamwe kayibonye ngo gahita kayurira kayijya hejuru, ngo ubundi ngo bukajya bwumva ngo ibintu bibomborekana, ngo bu bu bu, ngo bibomborekana, ngo noneho ngo bimaze kwambuka Haleluya! ikiraro, ngo ako gashishi karamanuka kigira hasi, ngo ubundi barakabaza ati shaho wowe, twumvisha ibintu bibomborekana yarakukira. Ati twari twumvaga gitigiti. Karabubwira ngo ntabwo muzi njyewe n'inzovu ibintu dukoreye ikiraro. Ngo njyewe n'inzovu twabikoraga. Agashishi niko kabikoze. Yeto kenema byakozwe n'inzovu, ariko karabirya ku cyubahiro data ya sinimando. Haleluya! Ngo ni muntu baha nanjye nzenda ku cyubahiro cya data. Araba ngo ni muntu baha nanjye nzabubahisha. Agashishi kajya ku nzovu, kajya ku cyubahiro cy'inzovu. N'ubwo njyewe na data muri uyu mwaka urangiye bangamiye wowe na data. Rimwe na rimwe no gusenga cyane n'ubitinya, rimwe na rimwe kwiyumanganya. Mumbwire ngo hari ibintu bangamiye, aho utuye hari icyo bangamiye. Niyo mpamvu abantu bakwanga, nta n'icyo mupfa. Abandi ntibakuvugishe, abandi bakirwa baguteranya. Urababara
wabangamiye umva umugabo wabangamiye urabenefo bamwita Moridekayi ku irembo abarokore babangama no ku irembo bakabangama no mu butayu bakabangama abamori ntibaryame abantu payafu si ngombwa ngo ufite miliyoni niyo waba uri saa kintu urababangamira kuko ubona gusumeka urababangamira Hamana aravuga ngo umva njyewe nyimubona kwiramba gusa birambangamira biramugeze ngo hari abantu bangamiye wa mukobwa we nuko utarubaka ngo ukore ubukwe ariko hari abantu bangamiye wa mugabo we nuko utaragura imodoka ariko hari abantu bangamiye nturabanga hari abantu tubangamiye si ngombwa inzu nini si ngombwa amafaranga menshi si ngombwa oya si ngombwa kuba ugihumeka hari abantu babangamiwe ngira mugenzi wawe ngo babangamiye nibashaka biyahure babangamiye iyo turi kumwe na Yesu turababangamira Dawidi aravuze ngo ari mu ruhande rwanjye umubisha yabande yabangamiye Goliyati amubangamira Imana imere umugisha Claude mwene wacu ubwa mbere ngiye kubwiriza muri iri teraniro rye Imana imere umugisha na pastor ni umushuti wanjye Imana ikumere umugisha na Esiteri uwo mwegeranye uraza kumubona uwo nguwo nawe uraza kumubona ndashimira Imana yo mu ijuru yafashe Kayonzi igafata n'Inyagasamba n'ahandi ariko reka mvuga abangaba iyo duteranye ukabona twese duhuje umutima ngiye kwigisha ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kubusana n'icyo ushaka ugahura n'icyo ukeneye aho honyine ubundi dusenge kubera ko nyuma yanjye hari abandi bantu umutwe w'amagambo topic iravuga ngo kubusana n'icyo ushaka ugahura n'icyo ukeneye era beautiful ngira mugenzi ngo kubusana n'icyo ushaka Imana ikaguza n'icyo ukeneye haleluya mwabusanye wihangane Imana ifite gahunda yo kuguza n'ibyo ukeneye oya to ntabwo dukeneye ibyo dushaka dukeneye ibyo dukeneye ibyo dukeneye umugambi w'Imana nibyo nari nimambwira abandabwa ngo amavuta amenya nyirayo amavuta amenya nyirayo nuwayigera ataraye nagamubera nuwayambariramo ataraye namubera anuramo ataraye namubera nuwayarimbiramo ataraye namubera nuwayubakamo ataraye namubera amavuta amenya nyirayo umva uko n'ijambo rivuga yiravuga ngo Samweli ageze kwa Yesayi ngo arebye sha aravuga ngo nuyu wite ntiwirirwe unanganiriza ntiwirirwe unanyereka iyerekwa naryo shaka nuyu ngo yasutse biranga Uwiteka ngo ntago ari we ngo babonye Abinadabu aravuga ngo Uwiteka nta nubwo arirwa asaba iyerekwa nuyu Uwiteka ati ndakugira nde namugaye nawe vuga ngo amavuta aramwanze nuwategura kukugira mu rugo ayo mavuta asaye ntabwo bizakunda amavuta amenya nyirayo amete bando nuko utarayamenywa arimo aragushakisha oya yitonde totoba sope amavuta batagwanira ndafashijwe n'ukuri kw'Imana Imana igumugisha kubusana n'icyo ushaka ugahura n'icyo ukeneye usome ijambo ry'Imana zo benestance uri inkuru baramye ikibemeza banuzi b'Abayali bose baremera umanura umuriro utika igitambo bose baremera nanjye Mana we eya uzandemera ikibemeza uzamborera ikimana uzamborera ikibemeza uzamborera ikibemeza uzandemera ikibemeza
Haleluya. Zapeta. Hari umuntu uririmba indirimbo nyinshi ariko akavuga ngo ntabwo natanaciyemo inyanja kabiri. Birandima ngo ci. Sinabwiriza ngo ndeke kurimba ikibemeza. Niyo wagira ute izabiromenesanse. Birabongo nuko hama. Abwira umutamazeresh. Hambwa madange afite abana beza. Naranabyaye mu rugo ntacyo tubura ndanakomeye ni nanjye umwami akunda na Esiteri ninjye yemeye ariko mfite urubazo nubwo bakomeye bubatse bamara ariko bafite urubazo bafite urubazo barariye baracubame ariko bafite urubazo kuba ukiriho imbere yabo ni ikibazo kibaremereka ni ikibazo kibatuka bariye ifiriti bahanze ni ikibazo kibatuka baryamye Bari inkoko. kibatuga bahaze sikorosha kuba ukiri muzima kirabazengereza utuye muri Kayonza ariko hari abantu bagutekereza bari Kigali kibasinzira atakihari akiri muzima amakuru turayafite akiri muzima nibi ntacyo bitumariye ariko reka nkubwire barashaka kukwikurizamo ibibazo byabo ariko Imana iraje gutabara imbere yabo bagihari narababwiye ngo habayeho umukecuru izina rye ndi kuryibagirwa ejo bundi ngo abyara umwana ngo baramufunga mageragere cyangwa itsinda ngo ubwo yajyaga amugemurira ngo ku nzira ubakuru ngo urukwavu ngo yajya agemura rukamubwira ngo mada tura tugabane niwanga umenera ngo agatura ngo urukwavu rukarya rwabimaramo ngo genda ngo rubikora inshuro nyinshi ngo umukecuru ngo aza gutekereza areba ngo ngiye guhindura ahari ifiriti mpindure ahari inyama mpindure shyiremo imbwa n'igitondo kimwe ngashyiramo rukaba aravuga ati njyamo ndayihindura imbere y'Imana agira ibyo uhindura yitwa benefu yarasopa Tubusta ntabwo ibiryo byose abadayimoni babitinya ntabwo ijambo ryose abadayimoni baritinya ntabwo gusenga kose bihabura abadayimoni oya birasaba guhindura icyerekezo no guhindura abenshi amavuta bayamena bakiraha abandi bakamenera aha abandi hariya abandi batarinjira no mu nzu ariko hari amavuta tobanda hari amavuta nayakunze hari umudamu ngo apfukamye imbere ya Yesu bamuvuze ngo ayo mavuta yamusigayo ngo arangije ngo ntiyanatura amavuta apfumura n'ibyaha ngo atanga imbabazi Haleluya. ayo nemando ngo bateruye amabuye abagabo ngo bamutere ngo Yesu yandika hasi ngo Filipo akajya yisoma ngo samanye n'abagore 5 runaka ati ni 10 ngo bagahita bigendera amavuta agira abana bere bagakomera imbere y'Imana
ngo madamu ajye yahaguruka Yesu ati turanajyana ahubwo hari amavuta tumesinjira mu byawe hari abantu basenze ariko batandukana na Yesu ukava aha wasenze ariko Yesu nimujyane kandi ntabwo mubyumva ukiyiriza ariko ntujyane na Yesu ntujyane na Yesu dukeneye amavuta tujyana na Yesu ibyaha bikarangira ubwo haleluya Narazara kadungukiramo namarite kadungukiramo amavuta tuma abandi baca kubwawe bakambara kubwawe bene wanyu bagatunga kubw'amavuta imbaraga Lazara byungukiramo amina yego sha agatuma abana bawe babyungukiramo n'umugore akabyungukiramo baceneza ijambo ry'Imana Rukamba ngoragenda wasangaga kwavuga kambisa maritiro ati none uyu munsi sha data bagakari kaniri ngo karamukira ngo turatugabanya ni wangu umeneraho umumama aravuga ati none narwo nirirwa mvuga ngo nyari oya watura vuba ngo kabigira nk'ibisanzwe ngo kagiye gucakira ngo gahura n'imbwa nayo igiye gucakira nuko ngo biriruka tari haleluya umucacuru ahagaze ugiye kuryama Imana yirukangana n'ibyakugeye amavuta aratandukanye ahindura amavuta hari amavuta kurwanirira wiyicariye aya mavuta arwanira Elisa ngo yiryamiye ingabo z'isezi guma hanze nizamena urugi ngo asokeye harazibwira ngo muhume iyi si yo nzira ibaza ukuntu amavuta ategeka uzi ko amavuta ategeka uburozi ati saha wibeshye ajya gucuragura hariya umuntu umuturage akajya kubwira ati ariko njye naraye nasinziriye atari byaraye bidihagura kandi niwe wabyohereje ntabwo Tongere ngo haleluya amavuta abantu barakuvuga ngo wowe igikundiro gikure ko tutwakibuze kandi ni wowe urwangiro rwashakaga turarutuma ati saha wayobye uwo mupfumu ukamwohereza uwo murozi ukamwohereza murakoze Imana ibaha umugisha mavuta afata Mariya wari burira ukayohereza wowe ukanezerwa igihe kirageze twishime ibyishimo by'abandi wari kwishingira ukayohereza ugakora ubukwe wari bwishingire ukabyoreza kwa Kanarama ugakora ubukwe wakagenda akishingira ko twavuzwe n'Uwiteka ntabwo murimo mu byumva ntabwo mu byumva twe tugaserebura isinzi y'abandi kuko Imana yabwiye kurira mugango wowe zagucenyeza ibyo abandi ari ducenyera ntago ari ibyawe by'abandi nzamena si ngombwa mu muryango w'iwanyu nta birimo Imana irabizi nyoko bamurose kubura amasharika irabizi irambwa tuzonga y'abandi umva ijambo nakunze iramuga ngo niyo bishaba ngomba hakaba mu nzara ya Rusagayura nzakohereza ibwami no muri Rusagayura uzajya ibwami kuko ibwami ntibajya bamenya Rusagayura haleluya Zobeye Abantu biteguye kurya amen Imana irambwiye ngeze iwanyu mu rugo mbona tuve ngo amen Denestance ndebe inyuma y'iwanyu mbona hari udusheke baraduciye ariko nabonaga
bazibica bashaka ngo bicike burundu. Noneho aho hantu mbona ibisheke birambaraye hasi birimo biruma, umuswi utangira kubizamukiramo. Imana irambwira ngo nkubwire ngo aho hantu iyo nzira abadayimoni baje bayigutegeramo ngo bayikwiciremo. Imana irambwira ngo niyo yarengeye ubuzima bwawe, kandi uko imiswi izamuka muri ibyo bisheke narebaga, niko ibi bintu babikohereje birimo birakuzamuka maha hose, birazamuka mu mubiri bikajagata, wagira ngo harimo nk'udukira udutozi ni nk'uduki ubwo ngo ni nk'ishishi, ariko muri aya mavuta birahita bikurekura. Bigarukana ngo iyo muri aya mavuta hari amavuta atamenyerwa, niyo abadayimoni babambira amahema kugutera nta paya. Nasomye Bibiliya iramwabona uko Paulo na Sila ngo barababoha, umva amavuta barayaboha ariko akibohora, barayafunga akifungura. Ntabwo mubyumvishije ngo babashize muri gereza, ngo bararirimba ngo amavuta araza, ngo iminyururu irihambura. Wowe urimo urataka ngo inzara irakwishe ngo wako ngo amafaranga. Ntabwo uragira amavuta azana amafaranga. Ntabwo mubyumvishije. Ukeneye ko akari ukubohora iminyururu, ntabwo amavuta araza. Ukeneye ko umuturanye ari umenya ko waburaye, ntabwo amavuta araza. Amavuta yo yaje biribohora. Biravuga ngo n'inzugi zirikingura, ngo nuko ngo abarinzi ngo babona ngo Petero ngo Paulo na Sila nabarimo. Biravuga ngo bagiye kwiyica, abarinzi ngo bagiye kwiyica. Paulo na Sila kubera amavuta twagiye amavuta naho twagiye, ariko byikingwe hamwe. Wabyumvisha amavuta arabikingura, bakadushaka bakatubura. Ubu wagushakiye muri uriya mwaka warangiye atakubonye, mumbwire mugenze ngo nuzarangira batakubonye. Haleluya! Amavuta aragukingurira, ntabwo urwana wikingurira. Amavuta aragukingurira, ni imiryango idakingurwa n'amafaranga cyangwa n'imbaraga runa. Amavuta gusa uri mini forestaye, hari urwego amavuta akujyana mutavunitse akakurengera. Amavuta Mavuta yinjira muri dosiye. Ronamasi telefone Shimwe. wasomye papa. Mavuta. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sotaya. Soma Yesu. Soma Samueli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samueli. Ndashaka kuvuga kubusana n'ibishaka ugahura n'ibyo ukeneye. Na ibici 10 n'umurongo wa 11. Samueli wa mbere 11. Ndafashe bekana. 11. Maze abamumenyaga kera. Biravuze ngo maze abamumenyaga kera. Yego. Bamubonye. Ahanura. Arimo hanu. Nabo bahanuzi. Arimo hanurana nabo bahanuzi. Barabazanya bati. Mbese bigenze bite kuri mwene Kishi? Sawuli nawe asanzwe ahanura. Umwe mu baturanyi baho baramusubiza, aravuga ati mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye babigira b'ibiciro Sobeneya. Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Nuko amaze guhanura. Sawuli amaze guhanura ajya ku kanunga. Se wa Sawuli amubazanya n'umugaragu we. Mbese mwari mwaragiye mwatinze he? arabasubiza ati, Sawuli arabasubiza ati, twari twaragiye gushaka indogobe zacu tubonye uko zibuze tujya kwa Samweli, twigira kwa Rekeraho. Imana igumuke, dukomere Imana amashyi. Mumbwire ngo waje gusenga kubera ibyabuze. Ibi
twese nawe wavutse abikunze kuko nta n'uwari ubizi twabyinjiyemo kubera ibyabuze ushaka ko warasenze kubera iwanyu wavutse basenga ariko ntiwabikundaga nuko iwanyu basengaga ubijyamo ariko twabikunze kuko indogobe zabuze biravuga ngo nuko bavuga ati twebwe twashatse indogobe za data turazibura twitiramo kugira kwa Samweli Imana ibaha umugisha kubusana n'ibyo ushaka ugahura n'ibyo ukeneye Sawuli mwene Kishi biravuga ngo iwabo babuze indogobe ngo agurukane n'umugaragu ngo barimo bazishaka mu nyumve ndasamaringa nirukanke kuko navuze amagambo ya mbere y'amavuta najya wumva agaciro k'amavuta ariko ubutwaje amanago nawusoma nari biwusoma ubutwaje ijambo wavuze ngo Sawuli yimikishwa amavuta yimikishwa amavuta umwami w'Abisiraheli urakoze biravuga ngo Isiraheli babwiye Mose baramubwira ngo turambiye kuyoborwa n'abacamanza dukeneye umwami iki umwami noneho ngo Imana iragenda ibwira Samweli iramubwira ngo ejo hazaza umusore umeze gutya na gutya wo kwa Kishi azaba aje gushaka indogobe ariko uzamwimikisha amavuta umubwira agende yobora Abisiraheli mwakeneza ijambo ry'Imana Sawuli ngo arimo ashaka indogobe ngo barasibura we n'umugaragu ngo nuko Sawuli abwira umugaragu ngo reka twitahire kuko iby'indogobe zo zabuze umugaragu aravuga ngo ntago twataha muri iki gihugu harimo umuntu w'Imana ni Samweli bavuga ngo harimo umuhanuzi ntago twataha kandi tumugezeho yatubwira iby'izi ndogobe n'iby'urugendo ubundi hari abantu barambirwa bagataha abana buriwe agataha n'umwanya wose yamaze yanaburiwe agataha ububaze nariye ububaze nabi ntugapfe gutaha kuri uyu musozi Imana iracyavuga reminima iri sope kuri uyu musozi Imana ifite ijambo ryawe udahubuka ngo utahe kuretse keneye umuntu w'Imana cyo kibazo gikeneye umuntu w'Imana wigitaha na wigitaha na inkweto ko zishaka kunyereza ra bizanga turazikuramo twabari biravuga ngo umugaragara muvuga ngo tujye ku muntu w'Imana bamwita bamenya ngo baragenda simvuga akantu bamushiriye kituro barakajanye simbivuga ngo bamugezeho ngo basanga iterano ry'abahanuzi ngo ririmo rihanura ngo Sawuli ko kanya yicayemo nta no kubaza kandi ajyanywe n'indogobe ariko ahuye n'amavuta arabanza aricara urimenye ko uri aya mavuta gufateho ngo acicare mu mavuta ngo nawe yumve n'ugazinaza inyuma ngo yapayafenema ngo umwuka bararamufata haleluya ngo abamubonaga baratangira ngo mwene Kishi ahanuye ate aduhanuranye ate byagenze gute ngo babigira ikiro ry'umugani umva hano nenda kwivugira hari igitangaza Imana igiye gukora abantu basigare babaza ngo mwene nanjye runaka byanyuze musenga runaka byagenze muri iki cyumweru ngizi yerekwa mbona umuntu afashe agatimba barabesha ifi isamaje arakazana agakwita urugo rwawe ararukurura araruzana neza neza Imana yamanga urugo rwawe abadayimoni bararushitse hagurukaho ndabiza abahanuzi ntago bapfa kwemera neza onedaya fe Imana irambwe ngo bararushitse bararuzana bararwiyegereza na nijoro waryama bakavugana nawe bateza amahane n'umwiryane barakurumagura we baraguhekenya we baragusuzugura we barakunaniza we bakwita umurozi we bakwita umugome we baragusuzugura ngiye kwanamona ku gatimba karacitse Imana iravuga ngo ujye kugusubiza Imana irambwe ngo amarira warize kwimuka byaranze wabuze uhungira baragutobanga we tuvuga ngo pole to pesa bonde
hari igihe uri mu gihe kibuka byemera nari musomera ijambo Imana ngiburana urubanza rw'abantu bayo ndavuga ngo umva yewe urengana ngo gasinda vino utanyoye sha ngo bari wini testance iravuga ngo bagushize igikombe kibidanza biranya mu biganza ngo rakwa ngo rambarara ngo nawe ngo urarambarara ngo nk'inzira y'abagenzi hari igihe uri mu gihe kibuka byemera ukabyemera umutima utabikunze ariko igiye gutabara haleluya igiye gutabara ndayibonye iriso cyari hisagonda rimwe biravuga nuko Samuel abarasimbutse afata Sawuli aramubwira ngo amavuta genda uyobora Abisiraheli aramubwira ngo icyitonderwa iby'indogobe byo zimaze iminsi 7 zarabonetse wari ukeneye amavuta ubutabazi bwacu bwarabonetse ntabwo mubyumvishije bwarabonetse indogobe zo zarabonetse hari impamvu Imana ikikwicaza aha si indogobe zarabonetse n'amavuta iragira ngo ikugwize naho indogobe zo zirahari ntabwo murimo mu byumva wate haleluya n'amavuta gusa by'indogobe nta kibazo byarakemutse oya ntabwo dutwicajwe n'indogobe ntabwo ari akazi oya indogobe zarabonetse dukeneye amavuta naho indogobe zo zirahari akazi keza karahari amafaranga arahari inzu nziza zirahari dukomera n'icubero n'icyaye iyo Sawuli aza kubona indogobe yari gutaga akomeza akitwa Sawuli imbere ya rubanda ariko Imana agira ngo imuhe amavuta atuma yitwa umwami kandi n'indogobe zarabonetse ndasoreza aho ngaho naho ndi busoreze ire protestance on est bien stance hagurukaho wowe vayo munyumve Sawuli yahagurutse agiye gushaka indogobe barabusana Imana imuhuza n'amavuta niyo yarakeneye niryo jambo ndakuvuga hari igihe utinda mu butayu ushaka amafaranga ukayabura kandi usenga ukanagera ukabivuga uti Imana ntinyumva oya hari ikindi shaka kandi cyo umva ibindi byo byarabonetse Senestance ntabwo mubyumvishije ntabwo Imana idukereze twanga murimo muranyu ntabwo Imana itwanga kuducereza cyo kutwanga kuko irabona tubonye indogobe twatadutaha kandi cyane ko tugera kwa Samuel kandi ndakubwiza ukuri njyewe ntabwo nari bukizwe nuko nabuze indogobe nigera kwa Samuel njyewe yahita mbona indogobe ntabwo nari kuza ne distance nigeze gucuruza imyenda ya caguwa kimara kwiga gusenga nese mbireka burundu nasubiye mu rusengero nari cyari cy'icumi ifite iyo mitambo n'indogobe Claude kwa Heri remeniva ariko Imana iraziburisha kugira ngo duhure na Samuel tuze Filistaya ntabwo mubyumvishije eke mwatangiye kubyumva ihanganira ibishabuze nuko Imana ari gishaka kuguha wihanganye ntabwo uzapfira muri ubwo bukene wihanganye ine brand stance kanihanganire kayonza Imana irambwenga abademoni bagushize muri konje mumbwire ngo ngiye mbona indogobe simbagire mu butayu ubuse n'abantu bakubaza ngo ko watinze yuri gukora iki igihe wasengera uracyakora iki babwire ngo nigire kwa Samuel kandi kwa Samuel dukuraye ubuhanuzi kwa Samuel dukuraye amavuta indogobe zo zaricuye reka amavuta Kayonza amafaranga yawe arahari ntabwo mubyumvishije mu mabaka amafaranga muri Kayonza twayacyari Kayonza ahubwo dukeneye amavuta indogobe kwa Samuel kwa Kishiziriyo ahubwo amavuta aturutse kwa Samuel kukanunga niyakerewe ntabwo mubyumvishije Imana irambwe ngo irize Constance irwanira ubuzima bwawe sibuka gatatu niko wowe wambaye akantu kumwe twakiriye neza yawe twakiriye imbaraga twakiriye ubutware bwawe twakiriye amavuta tobanda twakiriye amavuta
atubusanisha n'ibyo dushaka akaduhuza n'ibyo dukeneye. Muri uyu mwaka hari ibyo dukeneye, hari ibyo duhuza nabyo, ariko indogobe zarabonetse. Turabigushimiye ma. Indogobe Kayonza zirahari, indogobe Rwamagana zirahari, Nyagasambu zirahari, kuri uyu musozi tuhakura amavuta niyo dukeneye. Urakoze uri Uwiteka. Amen.